Yes, release wali top news ndagira ngo namakuru y'incamugongo akomeje kugenda ababaza abantu benshi cyane. Kuri iyi saha uwitwa Sandrine Isheja akoze impanuka iteye ubwoba cyane mw'abantu mwe nimbabwira ngo ni impanuka ikomeje kugenda ikanga benshi muze kubyumva gutyo. Uyu mudamu yaragiye ku kazi mu by'ukuri ndagira ngo murabizi twe tumaze iminsi turi muri weekend ubwo inyuma hazaturuke ikimodoka cya hoho kita kiramusekura. Ninkubwira ngo yahise avunika igitaraganya uze kubyumva gutyo kuko Sandrine Isheja arakomeza kugenda shengura imitima y'abanyarwanda benshi. Kuri iyi saha nibwo haje kumvikana iyi nkuru y'incamugongo ikomeje kugenda yumvikana mu matwi y'abanyarwanda benshi cyane bakomeje kugenda bagaragaza agahinda n'intimba mu mitima yabo. Ubwo ngo Sandrine Isheja yamanutse kuri ADPR abazi ku Ruyenzi murahazi, ubwo ageze mu ikorosi azahagere ikimodoka cya hoho nacyo kize cyahoreye cyacitse fire cyite kimusekuruti pa. Ubwo umudamu nawe yahise boroga rimwe gusa ubundi mu by'ukuri bamukuramo bamujyana mu bitaro. Uyu mudamu Sandrine Isheja arakomeza kugenda ababaza akaguru kose basanze kavunitse, ubwo ari mu bitaro bya Nyarugenge nyuma yo kumuvana mu bitaro byo ku Ruyenzi bakabona ntabwo ibyo bitaro byamuvura. Ubwo nyine iyo modoka yamaze kumugonga bahita bamujyana ku bitaro byo ku Ruyenzi, bazahamugeze kuri centre de santé bavuga uti ntabwo uyu mukobwa twamuvura ngo bikunde. Ubwo bahita bahamagaza ambulance igitaraganya niyo yahise imugeza ku bitaro bya Nyarugenge niho arwariye kugeza kuri aka kanya. Ushobora kuba uri kwibaza ngo byagenze gute kugezaho Sandrine Isheja aza kubagongwa n'imodoka ya hoho. Mw'abantu mwe izi modoka za hoho ziri kwica abantu benshi, abatwara mu modoka amapikipiki reka mbabwire ngo mwitondere uyu muhanda. Izi modoka za hoho ni nkubwira ngo zimaze abantu, cyakora cyo leta y'u Rwanda ndayisaba ikore check up kuri izi modoka za hoho kuko ziri kwica abantu benshi cyane. Ubwo uwitwa Sandrine Isheja kuri iyi saha nibwo amakuru ari kutugeraho akomeza kugenda agaragaza ko ikimodoka cya hoho kimugonze. Yaratwaye imodoka ya Toyota mu bwoko bwa Hilux, nibwo bije kumvikana ko nubundi nyine bije kurangira mu by'ukuri Sandrine Isheja ubuzima buje kuba mu mbera bubi cyane. Ubwo ni nkubwira ngo Sandrine ibintu bimubereye bibi kuri isa nyine ubuzima buramushaririye, abakunzi be benshi barakomeza kugenda bibaza uko bigenze bikabacanga bakavuga uti bigenze gute abana abadayimoni, kuko uyu mudamu arakomeza kugenda ababaza imitima y'abatari bake baragererewe benshi mu by'ukuri bari kwibaza uko byagenze byabacanze. Ngo yaturutse mu rugo ndagira ngo abamuzi muramuzi ko afite umwana muto wiga mu wa 6 primaire. Ubwo yaramuvanye ku ishuri arakata kuri ADPR aravuga uti nanjye reka njye ku kazi. Ndagira ngo murabizi nyine uyu munsi ni kuwa mbere mu by'ukuri yari afite akazi kenshi. Ubwo yaramaze iminsi aryoshya weekend, ku munsi w'ejo namubonaga muri piscine akomeza kugenda yoga, yakomeza kugenda yifata amavideo apostinga ku mbuga nkoranyambaga. Ubwo mw'abantu mwe ushobora kwirirwa muri iyi si uri muzima ejo ukwirirwamo wapfuye. Ibi ngibi ndagira ngo abakurikira Sandrine Isheja mwabonaga ku mbuga nkoranyambaga ze ukuntu yakomezaga kugenda postinga amafoto n'amavideo ari muri piscine n'abana be n'umugabo we bari kwenjoyinga ubona ko ibintu byaryoshye. Ubwo ngo ejo yaratashye atangira gutegura abana be nawe yitegura nyine. Ndagira ngo muri weekend murabizi uko bimeze, abagira akazi ka leta murabizi uko bigenda. Ubwo yari yiteguye kujya mu by'ukuri gutanga amakuru, ntamenya ko Satani arimo kumugendaho. Satani yamugendagaho. Ubwo umugabo we yamubwiye uti sheri waretse ukanegereza nkaza nkahita ngutwara ukareka uwo mwana akaza gutegereza imodoka isanzwe batwara. Umwana nawe ngakunda nyina byo gupfa. Umwana akunda nyina Sandrine Isheja bimwe byo gupfa, aravuga uti mama ni untwara njye ntabwo nshaka kugenda muri bisi y'abanyeshuri, ho ya mama ndagenda ndi kumwe na mama. Ubwo umubyeyi afata umwana amukubita mu modoka, nawe arangije yijugunye mu modoka, ntiyamenya ko cyakabutindi kumbe kiri inyuma cya hoho gipakiye umucanga cyacitse fire. Ubwo agiye mu muhanda Icyakora cyo ikintu ndi gukundira Imana ndi no gushimira Imana cyane
ni ukuntu nakunze ko uyu mwana yabanje kugezwa ku ishuri, ubundi nyina nawe arangije afata umuhanda. Ubwo mu gihe afashe umuhanda, ubwo hari ikimodoka cyaho cyari gipakiye umucanga. Imodoka yaho yari ipakiye umucanga, yaturutse kuri ADPR isa yahoreye. Mana ya mbega inkuru mbi, ninkubwira ngo ni inkuru mbi iri kubabaza benshi uze kubyumva. Ubwo imodoka yaho nayo ibiraje yacitse fire, iza yirukanka izamugereho ihita imukubita uti pa. Ubwo Sandrine Isheja yaboroze rimwe gusa, abantu mu by'ukuri bazahurure babone ni Sandrine Isheja, batangira kuvuga uti bigenze gute ampucuri, bigenze gute koko ubu ngubu. Ubwo benshi nyine birabacanga, bibaza uko bigenze. Ariko nyaboneka leta y'u Rwanda idufashe, izi modoka za hoho dore zikomeza kugenda ziteza impanuka buri munsi. Ndagira ngo muranabizi, turabivuga buri munsi mu itangazamakuru. Izi modoka za hoho muze kwa by'ukuri muzikorera igenzura, dore ziri kwica abantu benshi cyane. Kuko simpamya ko izi modoka zaba zujuje ubuziranenge, mu mwaka zicafa abantu 100. Ugasanga niki muzibitsemo nimba ziri kwica kuko nyine ndagira ngo namwe murabizi imodoka za hoho Rusizi, Nyamasheke, Kamembe hose urasanga ziri kwica abantu. None wagira Kigali, Nyabugogo ugasanga zamaze abantu, kandi zicika fire ukabona ko nyine zifite izi modoka nimba zitameze nk'ibi biyoga nge ndaza kwamba imenya neza. Wagira ngo izi modoka zakozwe mu bwoko bw'ibyuma cyangwa za kiwingo, kuko ubona ko izi modoka donko ziri kwica abantu benshi. Ni imodoka ziri kwica abantu benshi, nibikubwira uze kubyumva gutyo. Kugeza kuri aka kanya uwitwa Sandrine Isheja uretse ko yahise agwa muri koma, ubwo arasinzira, ariko yagize eshoke y'akaguru. Akaguru ke nikaza kuba gakira, Imana izabigira amaboko. Ubwo bazamugeze ku bitaro mu by'ukuri byo ku Ruyenzi, bamukubite mu byuma, bavuga uti uyu ntabwo turi umukoreho, reka mumufate mumujyane mu bitaro bya Nyarugenge. Ahangaha nta bushobozi dufite bwo kuvura umuntu umeze gutyo waguye muri koma. Kugeza kuri aka kanya amakuru akomeza kugenda tugeraho, Sandrine Isheja arwariye mu bitaro bya Nyarugenge. Andi makuru aza kutugeraho turakomeza kugenda tuyabagezaho. Ariko nimbwira abakunzi ba Sandrine Isheja ngo mumusengere, ubwo mumugire ku mavi, kuko ibintu byamubayeho biteye ubwoba cyane, birakomeza kugenda biturenga.